Oh yes, reka ngusuze nongere wikazo nkifurize amahoro y'Imana umurere wose kwisi niba uri mu gitondo nkifurize igitondo kiza imbi nimugoroba nkifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugimisha kubana na Livela, Pasteur Juste ndetse na Rafa TV by'umwihariko abantu bananyarukire kuri Rafa TV bakandeho subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro bikorwa na Marie Rose. Sibyo Mariro? Ko utangiye ikiganiro utuje cyane. Erego ko umuntu yahinze siko asarura aranarumbya. Aranarumbya. Wararumbije? Ntago uyu munsi ntago kigiye habonetse umweru uhagije. Hajemo imituku gusa. Useka nabi. Okay, katwitangira ikiganiro twashye Livela Pasteur Juste. Livela meze bite se? Meze neza cyane nta kibazo. Ngo ntiwatashye anniversaire ya mama wawe ariko. Nago nari meze neza nari insaraye. Wari usaraye? Wari usaraye? Nari nasaraye ejo niwe nasaraye cyane ntabasha no kuvuga. Kandi mu gihe cyo kwitaho kugira ngo mbashe kuba uyu munsi ndi kuvuga. Ngaho bwira abantu bakore subscribe kuri Rafa TV. Oya buretse aravuze ngo yari yasaraye. None uyu munsi ko nzi ko nta masaha 70 nangaha arashira habaye iki? Uyu munsi kuba rero ari amasaha atarashira nakize. Aha Gusarara we kinyakatanga. Ubushize nakubwiye ngo iki uri indyarya none urongeye. Ngaho bikomeza ibyo bari bakubwiye. Nimba utari indyarya nawe se indyarya burya imenye inde? None se ntuzi ko imbwa n'indyamirizi ubwo twahuye duhu. Ubundi buriya indyarya ibiziranye n'indyarya. Uzi se impamvu buri kiza buriya numvishije ubujondo umuntu arambwiye ngo burya ngo nisugi ngo ziba ziziranye cyane rwose. None se ubwo ngiye kumenya kuri indyarya n'abatari isugi nabo bagize ute baziranye n'izina ryayo. Ubwo rero ahubwo mwuko utangiranye ndawuvumye. Nimba ndindya ntiwahubwo utangiye uncuburamwe abazimu. Impamvu ngewe Pastor Mutesi yakoze anniversaire. None wasaraye. Bambajije impamvu ntagiyeyo. Ngewe abantu bose barabonye ko nasaraye. Oya yari gukoresha umunwa. Urumva? Kugenda ukicara kwa mama wawe. Gusarara bigutera ipfunwe. Ubushize twavuze iki? Kwa mama we. Bushize yavuze ngo iki? Ambyare. Urakoze. None ni gute umuntu wemeye kwa kubyara ahagaze mu kimbo cyo kuba nde mama ahindukira ntuta anniversaire ya mama ngo umugaragire nk'imfura. Ariko narabimubwiye ko nasaraye. Hare Nari nasaraye. Aha ubwo uraje twikomereze. Ariko by'ukuri ntago ndi indyarya. Ubwo uri indyamirizi. Indyamirizi aryo ubwo ni Umunyarwanda yaciye umugani ngo nzarubarejo. Wari uhari? Aha ntabwo nari ndi ariko abakera bari abahanga. Nanjye nzarubarejo. Ariko Mariro ngereka nkwibariza ikibazo. Nukubera iki koko ukunda kumbonamo ibyaha kenshi? Ahubwo buri gihe uvuze kuri Mutesi Marie Rose akubonamo icyaha. Buri gihe mvuze kuri Mutesi umbonamo. None se ubigiye mwamuvugiye mwamufashije. Nase ni content yawe byibuze tuvuge ko akuzamura ko wamaze kuvuga ngo nakubyare sibyo? Akamubyara. Buretse kubera ko nyine ari umushumba ubwo yahise amubyara avuga ati waretse tukaza tugasuhuza n'abantu badukurikiye. Buretse nge nuko ntangiranye n'indyarya kandi abizi ntiduhuza kireka tugendanye mu ubushize watahanye ijambo ikiganiro cy'indyarya ebyiri. Ubushize watahanye ijambo rivangurega natwe turabizi ko tubyica tubizi sibyo? Aho mitamani ndakubabariye rwose ngusubije kuri Revera ni Revera. None se ubu ngubu kuba ntaragiye muri anniversaire ya Pastor Mutesi biraba ikibazo nyine uracumuye guteze kandi waravuze ngo akubyare isi yose kamenya ko akubyaye. Erega si bose bakora n'amanniversaire akorwa n'abahaza ubusenge bari bayinkorera. Ngero no kuba navuka sinzi byari byo. Cyokoze nkunda keke Korodina yanze kuntumira. Kandi ajya mbona akambwira ngo arankunda. Nanjye yarayikoze si yantumira. Aha hari umuntu kubona gatako hano tujya dutinya indyarya. Namwe anniversaire y'umugore wa Mutabazi mwifashe hasi. Yandirimbiye nje mwamamagaye kuri telefone. Ariko bahageze. Reka twikomereze twisuriza abantu nibajye kuri nyarya kuri Rafa. Bajye kunya. Sha ntago upfuye vuba rwose wapfuye kera ahubwo sigaje kunuka. Oya nubundi ntago nge ndiho ni Kristo. Akubundi wa
utagarura cya kibazo nkahita mpaguruka mu kiganiro nkongera Kristo niwe uri muri nje. Jise kankubwire. Yego. Ngereranyize ikigereranyo cya Kristo uri muri wowe, sibyo? Nuko umuntu yitwara yari mu Kristo ari muri we. Sawa. Ikijyanyo cya Kristo uri muri njewe rero. Imana imbare ibiganiro bibi byose nakoze. Akubundi uhora mu mbabazi nk'umwesikoro. Yesu yaravuze ngo muhore mwezwa. Buretse gatoya. Umujura yaribye. Witonda utaza kwita Yesu umwesikoro. No, uyu munsi ntanakubomora. Ceceka. Oya. Ceceka uyu munsi nge mvuga. Ngaho mugagaramye mbomora. Umujura yaribye. Tujya tubwizanya ukuri. Amaze kwiba. Umuntu umwe aramubona. Baramukubise arabati ni mumbabarire. Ntabwo nzongera buretse uzi ko nanjye nakubwiye karuma nambaye ubusa n'iby'ibijumba itonde gabanya buretse gato mvuge noneho ageze imbere sumva ko yasabye imbazi ko atazongera ageze imbere arongera ariba yibye wa muntu wamubonye yiba bwa mbere aramubwira ati ko wasabye imbabazi kutazongera yego none ukaba wongera ati waruzi nsabye imbabazi ziki none uyu buri munsi kana ntiyibageze ko biri ivanga ibya kira ntibikwiye buretse buri munsi ahora mu mbazi uyu munsi nyine byakira ntibikibuka yaje nk'umuntu wari wapfuye akongera akagaruka Juste yaje nk'umuntu umeze nabako ngiye mpora mpfa hano ubwo uzibukwa ngiye mpora mpfa reka nkubwire umwana murizi ntakurwa urutoki hari igihe uzapfubura abantu bagushyingura unuke kubera guhora utubeshya iki aturura acumuye kandi ushira igisita ubushize yigeze ambwira ijambo rikomeye aravuga ngo agiye kumbwira ibintu bitatu Imana yavuze ntabyo avuze uyu munsi rero namuzi abimbwire agereka kwirwa abeshye abanyarwanda hasone ariko ubushize aramwenga asaba imbabazi n'ibishaka arabyanga ko n'abagore beza barakara ubu urarakaye nyine bwiza bw'umugore ntibumubuza kuruha Yesu we Yesu wararushye umuruhu ubyinisha umudaho wicaye akorona ufite amagambo menshi akomeye Yesu umudaho ni hari umunsi ntakomeze igisigaye ubwo ni ntegereza gukomera nzanoroha kuko ntago ndi umwungu kandi buranga uvuga bataragera noneho nicaranye na benshi najari ntavuye mu myitozo tusuje abantu bo kuri Rafa amahoro y'Imana abe kuri bo mukore subscribe abantu bose mugende kuri Rafa mukore subscribe cano muyizamure bangire monetize yego pe keze kano kuri Rafa gaseke ya Juste ahubwo uramvumye ubwo jewe mu bintu ntagira umwakubamo ayi wowe wenda nakora ibyaha ariko sinjya ntera umwaka haleluya bakristo bavandimwe mwumvishe ikintu avuze ariko nacyo mu kibika ushimishwa nuko ndi umunyabyaha noneho ndi umunyabyaha nsengera ubushize aravuze ngo akaganza kanje kashya nkagukojejeho kandi buriya erega ari igihe utaremera amavuta y'umuntu cyamukozeho n'icyayi ari igihe utaremera wibuka akagoroba kahise kaba hose ari anese nemera amavuta nese nyemera ewa rero ese reka nkubaze Mariro yego reka nkubaze ikibazo kandi n'abantu badukurikiye ukinsubiza ubundi umbona ute Juste rero reka nkubwire ukuntu nkubona rega buriya ukuntu umuntu aba ataniyizi akagenda ataniyizi ariko noneho ngewe ndagira ngo ntubishyiremo amarangamutima no gutebya ubundi umbwire ngenda kubajije umbona ute ndi imbere y'Imana kandi uhita umbwira ndi imbere y'abantu sibyo ndi imbere y'Imana ndi imbere y'abantu nta n'uburyarya sibyo nkubona nk'umwesikoro gute nyine ndabigusobanurira ikintu cya mbere ubwa mbere uri pasiteri sibyo bwa kabiri ugaragara nk'umuhehesi bwa gatatu ugaragara nk'umunyamatiku ese guheheta byose uretse mbivuge byose si byo uri gushaka ko byose nabihurije mu gatebo kamwe ukora ibyo washakaga ubuhehesi pasiteri umuhesi umunyamatiku bitatu pasiteri ni umuntu ukwiye kugira indangagaciro za gishumba zo kuyobora abakristo ayoboye sibyo kabiri umuhehesi ni umuntu urya akarya n'udutama gatatu sibyo impamvu ibi bintu byose mbihurije mu kantu kamwe nta cyizere ngufitiye cy'uwuriwe kuko nawe ubwawe uko nkubona
nawe ubwawe rwose wamugana uvuze ijambo rikomeye nari nkwiye gushyigikira ariko kandi nanone sinari nkwiye kurishyigikira ntiwiyizi koko ntiwimenye kuko aho bipfuye urapfa aho bizutse ukazuka mbese umeze nk'inkono yanze gushya none se ijambo mwesikoro rero nkubwira ijambo mwesikoro impamvu ndivuze nshingiye kuri uriya mubyeyi ngo ni Mutesi ndetse n'abandi nagiye mbona uri umeze nk'inzoka yirucabiranya nyine y'umwesikoro inzoka ushobora kubona hari ikiruka yego ariko igahita ivuga ati uko biri kose bampaye akarundi kuriya muntu ngombe nzakarye kuko nawe nuyifata uzayijajanjura umutwe uraza ukamenagura umuntu umutwe sibyo kubera inyungu z'ikintu ukeneye wamara kubona cya kintu kitakubyariye za nyungu wari ukeneye ukagaruka ukamuvuga neza kugira ngo wongere ubone inyungu urumva utari umwesikoro ngavugisha ukuri ngaho n'uburyarya oya ibyo buryarya nushaka nabyo ndabikubwira ukwabyo kwesikoroka ni ugushuka umuntu ukakumukuraho telefone hakoresheje ibintu ukora ubundi ubona utanabibakura reba ukuntu wambaye igitenge ngo turi umugore kandi ushite warasaza ahubwo wowe baba ariwe bajyana hariya habaho rihabura munsubiza abantu habaho n'irihabu cyane ikigo ngororamo nayibaho bajya kukugorora kuko warasaza hajyamo abantu banywe ibiyobyabwenge usi akoresheje reka tuvugisha ukuri nawe sumbeshye ntago ubinywa umbaza wewe ibibazo numara ntago nywa urumogi wowe bimbaze byose ubanza uhumeke numve gute ibyo se ko bikora umuntu uri muri ntuza yola ugira ute uri muri ntuza muri ki kumwe bo uri kwa muganga ngo ujyamba arebe ko umwuka uzamuka ese ukuntu numvishe ndaguketse uzajya kuganirizwa n'abaganga nawe ufite ikibazo warangije ibintu byose njyewe rero urumva ntago watangiriye ngende pasiteri urumva kandi wujuje ibisabwa byose ako jisitereka ruhango nibariza akabazo kamwe kuki abantu bose iyo bagiye kubaza ikibazo mpere ku cyamari roza avuze bose ibintu bagiye vuga kuri Mutesi kuki abantu bose hano umuntu n'umwe ujye ubishyigikira yaba kumusaba imbabazi yaba ibyo mukora byose iyo umuntu abigezeho usanga abantu benshi byarabarakaje yaba ariyo mpamvu buri gihe bavuze kuri Mutesi cyangwa se ikintu cyose ugiye gukora buri gihe ukicara n'umuntu mu kiganiro usanga ibintu byose wakoze kuri Mutesi byarabumurakaje Anje naje hano kuri social media abantu bose banabyumve ndi inkoni Imana yohereje yo gukubita abantu babivangaga rero ninjirira kuri wa Pastor Mutesi bafite aba followers benshi cyane ahubwo kuba narahanganye nabo imyaka 4 kandi nkabishobora nahembwe n'Imana kandi mpembwa nayo igihembo gikomeye ayi mwuka wera we hanyuma uretse ko abantu ku iki gihe biyoberanya ahubwo kuri Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka bazaba biziba amatwi kuko kuri kuzaba kubarya kuza hano umuntu akavuga ngo ni gute umuntu ajya mu ivugabutumwa hanze asize urugo hano yahagera agahita akora y'ubukwe yavuye n'ahagiye mu ivugabutumwa y'abakora ubukwe yego kandi asize urugo hano byabaye nuko ayo mazina ntashaka kuyagarura muri iki kiganiro urumva kabiri nimba tuje tukavuga ngo ariko nimba atari amazina atari amagambo aya mazina yayavuga buretse gatoya anje ibyo ndumva ari imitwe atangiye kuzana nyine aratubeshya byabaye hoya nabakozi b'Imana uyu munsi wa none kandi kuba ari abakozi b'Imana ibyo bintu twarabirangizanyije nge nabo noneho abantu kuko bari barababitsemo kuba abakunzi babo ntago babashije kubyumva nge bumvishije ibyo iyo njyana nje mu bumva ntisobanutse urumva umuntu ukunda kumuvugaho ikintu kibi wanarwana icya kabiri nimba tuje kuri Pastor Mutesi nawe yarabyeye mu kiganiro mu bisubiremo yarambwiye ngo ibyo wavugaga nibyo ariko nuko wamvugiraga hehe ku karubanda uri kubyumva neza yashakaga kugira ngo ujye mwibanga umuganirize yego kandi koko ntago nigeze muhamagara ngo mubwire uti ibi nibi ariko ibyo namubwiraga byari byo ndetse no kumubwira uti ntago wari ukwiye kubizana muri social media njyewe hari umuntu ugeze ambwira ngo sinzongere kujajinga abapasteri kuko iyo bimikwa simba mpari ariko se nk'umupasteri mugenzi wawe wari ukwiye kuza kumwanika hano ukanahindukira ukongera gusaba imbabazi iryo kosa rero nje nawe tumaje guhura no kuganira iryo nasabiye imbabazi
ariko noneho mana yanjye wasomye Bibiliya iby'iyi mihanda wasomye Bibiliya muzatuzayo umugabo witwa Dawidi yari imitswe ariko yimitswe ntago yahise akora urusengero yarabizi ko azaba umwami ariko ntiyahise aba umwami Yesu asubira hehe mu ishyamba uyu munsi wa none abakozi b'Imana rero ikibazo twagiye duhura nacyo ni ukurota uragiye inka bugacya ukora urusengero urumva ni ukurota uragiye intama bugacya ukora urusengero ni ukurota urimo uhanurira abantu uri kuvuga mu ndimi ugahita wumva ko wabaye umuhanuzi ni ukuzura umwuka wera mu rusengero ugatangira ugahita ubica ubanza unyumve neza natwe hari imitego twagiye rero tugwamo kuba Pastor Justin yari imitswe kandi Imana ivuze ntabwo cyari igisobanuro cy'uko ahita akora ibyizo nshingana ako kanya naje kuri YouTube cyambere harimo ubwana harimo kutabimenya aribwo bwa mbere n'ubuhanuzi mpawe nkahita mbukubitira hano ari kubyumva ibyo bintu byose rero abantu bagiye babibona ariko mu mwaka wa mbere nza kuri YouTube uyu ni umwaka wa 4 ubu hari amakosa ntahakorera none se hari ikintu bwise uvuga mpita ngaruka inyuma kubera iki uyu munsi kuba uri umushumba cyangwa se uri pasiteri kubera iki ibyo uvuga n'ibyo ukora bihabanye na titire ufite ibyo mvuga wenda sinzi icyo ushatse ibyo mvuga uyu munsi wa none ngewe nkora YouTube nk'akazi hari abashumba bafite amahoteli hari abashumba ku isi bafite ibibuga by'indege hari abafite amato hari abafite amarogi hari abafite iki kandi ibyo byose ni abapasiteri hanyuma rongeye nuko YouTube nayigize nk'akazi kandi akaba ari ibintu bigusaba kuvuga nta makosa ubikoreramo se erega igihe cyose umuntu ukora arakosa none se nta bantu umva Rwanda Revenue ifungira amanuza batishyuye ubu rero natwe hano hari amakosa twagiye tuhakorera bituma abantu batubona nk'indyarya bituma abantu batubona nk'abantu badashobotse bituma abantu batubona nk'abagome bituma abantu batubona nk'abantu badakijijwe nyine twiyambika urwo ruhu kubera ibi amakosa twagiye dukorera ahangaha ikindi cya kabiri hano twagiye tuhakorana n'amakosa ari gutuma badufunga ariko kubwo guhita twihuza n'abantu twayakoreye tukababarirana wenda na RIB yajyayo bakavuta ibyo bintu byararangiye tukabisabira iki imbabazi hanyuma rero ubu uyu munsi wa none nk'ibyo navuga kuri Pastor Mutesi twarahuye arabimbwira numva nibyo kuki weho wabashije kubibona ntuhituza ngunganiriza noneho bigahurizamo na wa muntu waguhostinze na views akeneye n'ijambo ashaka kugukuramo nibyo urumva ariko wibuke ko no muri ibyo bihenge nta cano nari mfite ntayo najyaga ku macano y'abandi noneho ugasanga hari nk'umubyeyi natatse byadanje twama Vanessa yageze n'ahantu baramuguta Justin ni uhayobora arasohoka ariruka arahahamuka yarahahamutse kubera iryo zina ryonyine urumva ariko urumva ko none se Justin tubwizanye ukuri kuri mu mutima uyu munsi ushobora gusanga 80% nta muntu ugufitiye icyizere sibyo erega n'ubundi icyizere bajya bakigira abana babo ahubwo ngewe icyizere ibyo nkora nibyo icyizere nge nimpinduka nkahinduka byanyabyo urumva nkahinduka byanyabyo kandi kimwe mu bintu erega ntimukabeshya abantu kimwe mu bintu bigoranye uretse ko abantu bigira inyoni nyinshi umuntu wagutakarije icyizere kugira ngo umwubakemo icyizere ntibikunda none se hari nk'ikintu kimwe nshaka kugira ngo mbaze ngewe hari ubwo nigeze nkora ikiganiro nkoze ikiganiro tuvuga ku bintu by'ingo n'uburyo ziri gusenyuka n'uburyo umuntu ashobora gutekereza umugabo n'iki sibyo ibyo bintu narabivuze abantu baramamagara ambwira ati ni ukuri aha wakoze ikosa nibyo koko hari igihe kigera abantu batandukanye biragora kwakira n'iki sibyo ndagaruka ndavuga nti nshingiye koko ntaha nanjye ngarutse banshatse views ariko nakoze ibintu bitari bikwiye ndavuga nti mungirire impuhwe n'imbabazi none se Justin uyu munsi usabye imbabazi ngo wenda uretse kuvuga kuri Maria Rose ejo hari umuntu ukongoreye ati Maria Rose namubonanye ari kumwe n'umuntu amufashe ku rutugu uragarutse buri munsi imbabazi tujya tubwizanya ukuri ko Imana ariyo yonyine ihorana imbabazi zitarangira hari umuntu wahorana imbabazi zingana gutyo rero sinzi icyo mwitiranya mwebwe imbabazi n'icyo twe twita content
hari abantu bareba YouTube ariko batanayizi. Nk'ubu tuvuge n'urugero, Gafaranga si inshuti yanjye. Twaranahuye turicarana turaganira akantu yari arimo angiramo inama. Urugo rwe rwa mbere rusenya agashaka neti murava. Namwakijeho umurubi ngombwa ko duhora turaganira. Iyi nkuru ye yaraje iba ariyo trend ihari. Rero ntago biba bivuze ko utaganira kuri icyo kintu ko se wowe wagiteje. Urumva uyu munsi wa none Maria Roza nshobora kugira gutya bakamumbwiraho ikintu, ariko kuko nziranye nawe kandi naganiriye nawe namubwiye ko ntazongera kumukomeretsa umutima, nkagira uko mbigenza icyo kintu nkacyitaza. Ariko ari ubwo biba ngombwa Maria Roza ukamuvuga kuko ari we witarambya ahantu. Urugero, Sirasi sinagiye iwe, sitwasabanye imbabazi, ntabwo uti rwose hari ibyo nakoze ntari gukora, ariko ejo bundi akora ibintu bigize ibyaha. Urumva YouTube zose aba ariho zijya, kandi nta yindi nkuru nayo wacuruza, uba ugomba gusharingamo igitekerezo cyawe, cyane nk'uko hari ahajya gusatira ibyo muba muri kumwe. Kandi nuza kuri YouTube hano nta nkuru yabayeho inturutseho. Urumva nibo babyishyiriye hanze, nibo babigenjeje mbese barabikora ukaza kubisesengura, ariko babishyize hanze, babishyize ku ma YouTube yabo bari gucuruza, babishyanye ku yandi ma YouTube bari gucuruza. Nanjye nkaza nkagira gute nkabikomantingaho, ariko ari igihe nyine nge narengeraga, nubwo nza nkomatingaho njye ubwo mpita ninjira noneho nkinjira no mu mara, nkajya guhigama ko bo batishyiriye hanze. Nizakundinde no mu mara wena ikibazo ntwaye narakijijwe kandi naraboho. Reka nkubwire Mariro, uyu munsi wa none nuhura n'umuhanuza nk'inzoga arimo aranasambana, ntukabiduteho cyane, kuko ejo mwanahura arimo akora ibitangaza. Ayiwe ugeze kuki ibyo bintu bimbabaza? Impamvu bikubabaza, imyaka ufite n'igihe umaze ukijijwe biguhesha uburenganzira bwo kubabara. Ariko abatereye ibibaya bakazamuka imisozi bakongera bagaterera, ntabwo ibyo babidutaho cyane, kuko mu buryo bwo gukizwa uyu munsi Justin ashobora kugira imbaraga, kandi n'ibi bihendo by'isi bya YouTube bishobora kuntwara nkarengeramo. Ese umaze kubona ko byibuze umurimo w'Imana wazimye, cyangwa se abantu b'Imana bari gukora ibyangwa n'amaso y'Imana? Aho ngaho uvuze nabi cyane, kankusubije nk'iki Imana yabwiye Yeremiya. Urakoze. Urumva umugabo witwa Eliya yaravuze uti Mana nutandokora ngo unkize Yezebeli, umenye ko ari nge muhanuzi usigaye kandi arimo aragenza ubugingo bwanjye ngo anyice. Imana ihita ivuga ngo uvuze nabi, kuko haracyariho 7,000 bitarapfukamira iki Bayali. Icyo ndacyumva cyane, ariko se amasura mu bisiga bituma abantu buzira. Ariko se reka none nakubwire none nkukure nagaho ku kabuno rero ngaho sinabivuze kugira ngo ubanze wabyumva neza. Marie Rose nagera imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, ntago azavuga ngo Justin yishe umurimo w'Imana. Icyo nicyo azabazwa ibye. Uri kubyumva neza? Noneho rero umuntu we nimba yiyangaje kudukurikira akabona turimo turayobya abantu, urumva nareke gukurikira Justin. Bagitwaza babwirije ba Rutayisire aho bavuze, ni ukuvuga ngo nihe mpamvu nta rwitwazo ruzabaho hano. Birirwa bashyiraho ijambo ry'Imana hakareba bwa batanu, ndetse nkwibutse ko nabo bandika ya makomenti ujya ubona ni abantu dusangiye hano muri Kigali. Nta mu diaspora wabona umwanya wo kwandika komenti tuka Justin. Nta muntu uri mu kazi uri bubone n'umu diaspora yo giye kukwandikira, cyangwa umuntu ukomeye wize ufite akwandikira kuri WhatsApp akugira inama y'ibintu wakora bikarushaho kugira ute kugenda neza. Ntaga kwandikira muri comment arimo gutuka. N'abantu bafite email zirenze 100. Hano hari umuntu wakwaka sub 100 agahita ziguha. Hano izo email azifite akagenda gukandiraho. Rero iyo yanditsemo comment 30 ugira ngo ni abantu basanzwe, ukagira ngo mu kiganiro hahiye, ariko suko ibyo tuvuga bitumvikana. Wenda tubivuze mu gihe kitari cyo, tubiganirije abantu mu gihe bitabafitiye umumaro, kuko nko kuvuga ngo Marie Rose yasambanye ntacyo bifitiye umumaro umuntu uri budukurikire. Yego. Urumva cyane ko ugukurikiye ari igihe weho bivuze uwo munsi yarongoye bane
agahita avuga uti yoti mbudize Marie-Rose we yasambanye rimwe. Urumva ni ukuvuga ngo rero ba bantu ahubwo hari abantu hano ukihicara bahita bagira amashyari, bagahita bakugira amashyari. Uzaze hano uvuge ko wabonye nk'akazu cyangwa wimutse, nta muntu uzongera kwandikaho comment nziza kabisa. Urumva uzaze hano uzarebe urugero nka wa mugore twa Sandrine, kubera amashyari y'abagore y'abamwe hano kuri YouTube, yaje yambaye yashizemo ibisuko, bahita bavuga ngo akunda uri gusabiriza n'ibyo bisuko. Umugabo yamenya agaciro k'ibisuko, umuntu wiri wakora yabonye umwanya wo kujya kureba mu mitwe. Nivuga ngo hari abantu hano bashinzwe ndetse n'abo twakoze inkuru n'ibiganiro baba bafite email zirenze 10, ku buryo atashyiramo comment 10 wowe kagira ngo hari ikintu kibaye. Urumva noneho rero twebwe hari ibyo bigatuma twebwe tugaragara, kuko nge ndemezanya n'umutima wanjye ko nta kiganiro nakoze hano kuri YouTube nicuza. Icyo nicuza ni ukuntu nagiye wenda mvuga Mutesi nkinjira bigakomeretsa abana be, aho ngaho narahicujije, abana be bakabibacyurira ku ishuri. Nkagenda nkajya ngo yakore Buraya Uganda, sinari impari n'ubimbwiye simuzi, sinzi n'urwango yanga Mutesi. Utarohererejwe ama voice note yo kuvuga icyo cye. Yego sinzi. Barayanyoreje ngeze ndabwa nti mwamba bariye koko. Sinzi uwo muntu urwanga afitanye na Mutesi. Uretse kumubona gusa. Sinzi uwo muntu, sinanamuzi. Mutesi sinamubonye akora ibyo bintu. Noneho kuko ari nge bafite iyo platform ndi bwicareho nkavuga Mutesi, naho wa muntu ndi yari yarabuze uko Mutesi akomereka. Urumva noneho njyakangira igikoresho cyo kugira ngo nkomeretse nde Pastor Mutesi, bikarangira mukomerekeje ku bw'inyungu ze. Noneho twebwe turi hano tukajya tugira ngo bya bintu biri kuvugwa nibyo. Urumva naho kumbi ni wa muntu ushaka kwandarika nde Pastor Mutesi kugira ngo ubwambure bwe bwose bujye hehe, bujye hanze, abantu bose bamenye ko Mutesi ari iki, ari mubi. Uri kubyumva? Noneho wamara no kubikora hakagira abantu baza bagata baca mu gikara akagukubita ijana, ukagira ngo ni umukunzi wawe ugize ute wungutse. Ako bantu bazamaye amafaranga nanjye we ubu bayaguhe, nimba yakeneye bayaguhe cyokoze. Ariko hano hari abantu bakoresha abandi mu buryo bw'ubwenge. Umuntu aguha amafaranga ukajya ugasenya umuntu. Oya ntaga yaguha weho ko muteri gutya ubibona. Kanguha urugero, nje umuntu yashatse kumva kuri Mutesi kumuvugaho kandi arabishobora. Yarabanje arampamagara, nkangutse ndabibona, ambwe uti ashaka kuguha amafaranga ukagaburira abakene, ampa 700. Yesu we njya kubahahira ndabagaburira, ariko ntega gatego arambwira utuze kubwira Vitali wo kumpemburo aba ari we mujyana. Aho hantu niho twakubitiraga nde Pastor Mutesi, turajyana. Bukeze ninjoro mworeje ikiganiro arambwira ngo ariko ubu ni nk'agaki wakora, ni nk'agaki wumva ushaka. Yesu we aba nkubise miliyoni ako kanya ntaranamusubiza. Akajya abwira utariko nubwo uvuga Mutesi ndamukunda nge, kugira ngo n'ibyamumurebaho nabyo mba mubonaho, ngo yego arakosa nk'umuntu, aba ku muntu ari kunyihera miliyoni ndi kugumya mvuga umuntu akunda nshaka iki. Urumva mitanza ndavuga uti Imana imbore kuvuga kuri Mutesi, abonye cyo kiganiro aba nkubise turuwasa tagwa koze ikiganiro cyiza. Wowe bitavuga ni ye. Urumva amunkuraho muri ubwo buryo, muri iyo system, maze mvuye kumusaba imbabazi ahita mboroka. Yesu amborotse ndavuga turabona uyu mukaritase sha amboroke, bita nubura gafurashe kabagaho ibintu bya Mutesi ndagaruka. Aho niho rero nagiye nshangira abantu. Aho kandi ikindi social media iragoye, mbabazwa n'abantu bayizaho batayizi. Social media iravuna, ni nako kazi ka mbere kanavuna mu bwonko cyane rwose, kuko na ahantu ujya ukavuga ukabona ugukundira icyo uvuze, hirya agahita haza ukwangira icyo uvuze. Mbese social media nkoresheje ijambo ryiza navuga ngo ushaka gukirizwa kuri social media biragoranye. Tubeshyira kuri titre tugiye kwandika, noneho Gestaratero yakubita hasi. Nibyo ubwambure bwe buragaragaye kandi nta n'agafoto kagize ute. Twagiye bigeze ngiye bandika ibyo bintu n'ukuri narababaye. Noneho ureba ikibazo dufite, abantu ntibaba bafunguye ikiganiro, ahubwo bakibona ya magambo yanditse bakagutuka
Yego. Kandi wenda watanzemo n'impuguro zirizo. Rero social media ikindi kandi njye ntabwo nigeze mbera indyarya social media. Nagiye mpindagurika kubera impamvu zanjye bwite. Yego urakoze pe. Bijyanye n'inyungu zanjye.